Ese wari uzi ko ubu ngubu ushobora kohereza sitati y'ijwi kuri WhatsApp? WhatsApp yazanye uburyo bushya ushobora koherezamo sitati ya voice cyangwa voice status kuri WhatsApp yawe, ukabasha kuba wasangiza abagukurikira ikintu runaka ushaka kuvuga ariko ukabohereza mu ijwi. Ubutaha twize uko wagena igihe video cyangwa amasystem zizajya zisiba. Niba ushaka iyo video reba muri status cyangwa muri description y'iyi video. Ndagushimiye tugiye kubana muri video y'uyu munsi. Wa musore wanyu Yidi Amin, iyi ikaba ari Waruzi Nibi TV. Reka dutangire ubundi twige. Uzajya kuri WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, uyikande uyifungure, nurangiza ujya aho usanzwe wohereza stati cyangwa ushyira stati, yaba iyo kwandika cyangwa gushyiraho video. Nurangiza uzazikwane kuri kano kantu kameze nk'akabike nk'uko ukabona muri screen yawe. Ndagusabye kanda subscribe. Urangiza uzazikwane kuri kano kantu k'aka voice. Iyi voice imara amasegonda 30. Ubwo tushatse kugenekereza mu Kinyarwanda ni umunota umwe. Wavuga ukawushyira kuri stati yawe utangariza abagukurikira ikintu runaka bitewe n'icyo wabateguriye. Nagira ngo mwibutse ko yari Waruzi Nibi, aho tujya tukugezaho amakuru ya tekinoloji, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wowe uhisemo kubana natwe. Niba ushaka ikibazo cyangwa ufite ikibazo gitwandikira, urabona uraza ugafata kuriya kakajwi kawe, ugafata igihe runaka cyangwa ugafata audio yawe igihe runaka ushaka bitewe n'amasaha wateguye cyangwa n'ijambo wateguye gushyira kuri status yawe. Rero iyo urayifata, nanjye ubona ko nafashe status yawe cyangwa icyo nashatse kuvuga, iyo urangije rero nta kindi ukora, ukanda n'undi usanzwe wohereza status yawe nk'uko ngiye kubikwereka. Ndagusabye kanda subscribe. Niba ufite ikibazo utwandikire muri comment kugira ngo ubutaha tuzagufashe. Rero urabona ko tumaze gufata real code yacu. Uzaza kandi kuri kano kantu ubona ka send nk'uko usanzwe ubikora, umaze nko kwandika test cyangwa amagambo ushaka cyangwa washatse gutangariza abagukurikira. Rero tubirangije nk'urugero, ka tujye kuri status yacu ya WhatsApp maze turebe. Urabona ko ya status yacu yamaze kugeraho kandi ari sound. Ndagushimiye wankurikiye, ubutaha tuzongere duhure mu nkuru ikurikira.